murakoze. Nitwa Niyonzima Onesphore, nanjye ndi umukarismatike muri Paroisse Cathedrale ya Nyundo. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'umwana umwe. Murakoze. Murakoze cyane. Murakoze. Yesu ni mwakuzwe Iteka ryose. umugiro mutagatifu N'ingabire zose. nitwa Nkundintwari Theogene. Ndi umugabo, mfite umugore umwe n'umwana w'umuhungu mwiza usa nka se. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ikindi ndi umukarismatike kandi ndabyishimira. Ati ni umukarismatike kandi ndabyishimira. Ikiganiro rwose kiraza kuba kiryoshye cyane. Abashyitsi bacu rero tubahaye ikaze kuri channel Janvier from Nyundo, channel icaho indirimbo dukora umunsi ku munsi, ariko nanone tugacisha ibiganiro bitandukanye bigamije kubaka umurimo w'Imana mu kwamamaza ivanjiri. Muri aka kanya rero tugiye kubamenyesha insanganyamatsiko tugiye kuganiraho. Murabona ni abakarismatike bose. Insanganyamatsiko iragira iti umumaro, ni uwuhe mumaro w'ivugururwa muri Roho Mutagatifu mu muryango w'Imana cyangwa se muri kiliziya cyangwa se mu bukristo bwa muntu. Aho hose turaganaho, ari muri kiliziya, ari mu bukristo bwa muntu bwa buri munsi. Ni uwuhe mumaro w'ivugururwa muri Roho Mutagatifu? Umuntu wabaye mukarismatike, uwo mukarismatike nyawe bimumariye iki mu bukristo bwe mu nzira igana mu ijuru? Munyemerere rero muri kano kanya n'ubundi umuyobozi amanze adusobanurire muri make ivugururwa muri Roho Mutagatifu ni iki, ese ahari intego zayo niyihe cyangwa se byageze ryari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Murakoze. Murakoze cyane. Janvier, turagushimiye kuba rwose muduhaye umwanya n'andi mahirwe tugize. Ivugururwa muri Roho Mutagatifu ni ikoraniro ry'abasenga muri kiliziya, ariko ryibanda cyane kuri Roho Mutagatifu no kumubera abahamya mu mibereho yacu. Umukarismatike